niba udashaka guha Sandrine amahoro ntabwo ngiye turi buze kubyumvikana. Ni wowe urinde wo kubwira Sandrine ngo ntaze mu rugo ngo kubera ngo udashaka kumubona ngo ahagaragara. Urinde wowe uri iki? Sandrine afite uburenganzira bwo kugaragara mu rugo isaha iyo ari yo yose, mu gihe mpari, mu gihe Jamara hari, mu gihe papa hari, mu gihe abakozi bo mu rugo bahari, mu gihe na mama hari, kuko ni umukozi wacu, ntabwo ari umukozi w'iwanyu, ntabwo ari umukozi wa mama wawe cyangwa papa wawe, nta nubwo ari umukozi wawe. Ufite kubaha Sandrine nk'uko nanjye mwubaha. Ni umukozi wanjye, kandi biriya bintu byawe byo kuvuga ngo akwambure ngo inkweto narabikubujije, umbwira yuko bitazongera. None ufashe ikindi kintu ubishyize mu yindi sura. Umva Peri, ntabwo nshaka ko dupfa ibintu by'amafuti, ariko ibi ngibi byose si iby'amafuti. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje kandi nongeye kuguha ikaze wowe unkurikiye hano kuri Ep Media. Nongeye kuguha ikaze nk'uko bisanzwe aho uri hose. Rero nkaba by'umwihariko ku bantu ahantu hose muherereye, niba urwaye mwifurije gukira ahantu hose uherereye, waba urwariye mu rugo, waba urwariye mu bitaro, waba urwariye mu modoka aho uri kugenda cyangwa se n'amaguru, ahantu hose uherereye Imana iguhe gukira. Urabizi ko kurwara ni ibintu bibabaza cyane. Nsuje rero abantu bari mu Rwanda mu bice byose by'igihugu, mu ntara y'Iburasirazuba, intara y'Iburengerazuba, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali, nabo ndabasuhuje kandi baha ikaze hano kuri Ep Media. Uyu ni wa mwanya rero njye mumaze kumenyera, nitwa Tiyunsanze. Akaba ari umwanya rero w'inkuru cyangwa se aho dusangira inkuru zitandukanye. Mutwumva rero muherereye mu bice bitandukanye by'isi, abari muri Amerika, abari mu Bwongereza, i Burayi nyine ubwo, abari muri Aziya, abari Australia ndetse no mu bindi bihugu byacu duturanye hano hafi, Burundi, Congo ndetse na Kenya, Uganda, Tanzania. Uyu munsi rero inkuru yacu ni inkuru bwoko ki? Iyi nkuru rero uyu munsi ngiye kubaganiriza ni inkuru y'umusore witwa Regis ndetse n'umukobwa witwa Sandrine. Nuvuga ngo inkuru yacu ahantu ihera itangirira mu rugo, urugo rwiyubashye, urugo rurindwa n'abasirikare. Ni urugo rwose rugaragara ko ari urugo rukomeye cyane. Hanze uhatambuka ubona yuko ari ahantu hiyubashye kandi umuntu wese atapfa kwisukira cyangwa se nyine kugenda uko yiboneye, kuko harindwaga n'abasirikare bafite imbunda. Rwa rugo rero rw'umuntu ukomeye, gusa tubona hinjira imodoka iba iherekejwe n'indi modoka iri inyuma. Iyo modoka rero yigezemo imbere mu rugo, imvura ibiri kugwa ari nyinshi. Mu nzu hasohoka nyine umwana w'umukobwa, umukobwa mwiza ariko nyine yambaye imyenda y'abakozi bo mu rugo b'abatetsi, yambaye taburiye. Ari umukobwa w'imibiri yombi, utari muremure ariko ugaragara nk'ushinguye ariko nyine muto. Umukobwa rero asohoka muri salo afite umutaka, ahita awufungura kuko haba hari kugwa imvura nyinshi, akaza gushyira umutaka utwikira umusore uba usohotse mu modoka afunguriwe n'undi wari uri mu modoka yari iherekeje iyo ngiyo. Nibigaragara ko ari umusore wiyubashye ndetse mu rugo rwiyubashye cyane. Umukobwa nyine agahita amutwikira, umusore akinjira muri salo nta mvura n'umutonyi n'umwe umugezeho. Umukobwa ahita azinga umutaka, umusore nyine aho gukomeza mo imbere ko baba bari kumwereka nyine aho akomeza imbere, akabanza gusuhuza wa mukobwa uba uri umutetsi nyine iwabo mu rugo. Aramubaza ati amakuru yawe? Umukobwa aramubwira ati ni meza. Umukobwa aba yunamye nyine yamuhaye icyubahiro, atabasha no kumureba mu maso kubera ko ari urugo nyine rukomeye rwo kwa minisitiri. Ubwo rero umukobwa nyine ahita akata inyuma agasubira inyuma ku busore nyine, ariko asa nk'uri kumureba kuko n'ubwa mbere abamubonye, abaherutse mu rugo abashize imyaka myinshi atagira mu rugo. Abavuye hanze rero kwiga amashuri ye ya kaminuza, abasoje, abavuye ku graduating amashuri y'abamaze imyaka hanze irenga 5, nibwo rero abagarutse mu gihugu, abasoje aje nyine mu buzima busanzwe bw'igihugu. Yagombaga kubamo igihugu. Papa we yari minisitiri, umwe mu bagize urumva guverinoma y'igihugu. Umusore rero yabaye aho ngaho, urumva iminsi yari y'ikiruhuko, yarabaye hanze igihe kirekire, imyaka 5, urumva ko atari mikeya.
yarakomeje kugumaho nyine mu rugo rwabo. Nta bantu benshi bahabaga, benshi babaga ari abakozi, hakoraga abakozi benshi. Noneho rero urumva ntabwo yazaga hanze kenshi, yabaga ari hejuru ko yararaga hejuru muri etaje, akaza aje ku meza nyine mu gufata breakfast, aje gufata lunch cyangwa se na dinner nimugoroba, cyangwa se ibyo kurya bya nimugoroba nyine. Hariho yahuriraga na papa we na mama we ndetse nyine n'abandi babaga mu rugo rw'iwabo batandukanye ariko batari abakozi. Ubwo ngubwo hari umutetsi mukuru cyangwa se wakita chef de cuisine yitwaga Jean Marie, ni wari uhagarariye nyine abatetsi muri rusange n'abakozi bo mu rugo, abakora amasuku, abakora ibikorwa bitandukanye. Jean Marie ni wari ubahagarariye mu rugo rwose, kuko nyine niwe wari ushinzwe izo nshingano, yarizewe nyine na papa w'uyu musore. Hashize iminsi 4 ari mu rugo, bwo bari ku meza nibwo yarabonanye na papa we, ko papa we nawe aba afite gahunda nyinshi cyane. Amanuka hejuru bateguye rwose ku meza. Ubwo Jean Marie yarahagararanye n'abandi bakozi barenga 4 bagombaga gutegura igikoni cyangwa se ibyo kurya bya buri munsi. Noneho ubwo barazaga bakazana ibyo kurya bagategura ameza, nta muntu n'umwe uhari. Noneho bakozi nyine b'abakobwa n'abamama bakaba bahagaze, Jean Marie akajya kureba ba boss nyine kubakomangira kugira ngo baze ku meza kubiryo biri ready cyangwa se byo kurya byabonetse. Ubwo rero uwo munsi Jean Marie yagiye no gukomangira kuri uwo musore, kuko urumva nawe yari yaje. Abandi bo babaga babizi, abandi bahamagarwa n'abo bakobwa ndetse n'abo bamama. Bari abakobwa 2 n'abamama 2 ndetse na Jean Marie n'undi musore umwe wakundaga kuza mu gikoni ari guteka, ariko we ntabwo yakundaga kuba hari cyane, yabaga arebana no gutwara nyine imodoka y'abantu bajya guhaha yo mu rugo nyine isanzwe. Rero nawe rimwe na rimwe yanyuzagamo akaza mu gikoni, ariko bose bari abakozi bayoborwa nyine na Jean Marie. Rero yagiye gukomanga, hakomangira nyine uwo musore niwe yabanje, kuko urumva boss yagombaga kuza n'umugore we ibyo kurya nyine abantu bose bamaze kwicara bagomba gutegereza nyine ko baza. Rwari urugo rw'abantu bifashije babakire cyane, urumva nyine, kandi biyubashye ku rwego rwo hejuru, kuko nyine nyir'urugo Ferdinand cyangwa wari minisitiri yitwa Ferdinand rero yarubahwaga mu rugo rwe cyane rwose ku rwego rwo hejuru, ku buryo n'umugore we Esther yamwubahaga nyine nk'umugabo nyine wibashywe ahantu yabaga ari hose. Rero Jean Marie aragenda agakomanga ku muryango wa musore hejuru, umusore agafungura amubwira ati Regis, ibyo kurya byabonetse mwakitegura. Ubwo umusore nyine yitwaga Regis, ubwo Regis ahita ambwira ati okay nta kibazo ndaje. Ubwo Jean Marie yavuye nyine kwa Regis aragenda akegera nyine ku muryango ba boss nyine bararagamo, urumva ni Ferdinand ndetse na Esther nyine nk'abakuru nyine b'umuryango cyangwa se boss nyirizina. Arakomanga nyine kuko Jean Marie yari umugabo nawe ukuze, urumva yaganiraga nyine na Ferdinand, bari baziranye ko yari ahamaze imyaka myinshi irenga 20 nyine atekera muri urwo rugo, ari chef de cuisine muri urwo rugo rwo kwa minisitiri. Rero yaragiye nyine arakomanga, nabo yarababwira ko biri ready nubwo bo batafunguye. Noneho baramanuka nyine, urumva bamanutse Regis yamaze kwicara ndetse n'abakaze nibe ba Regis bari bahari, babaga abantu benshi bose bicaye. Rero ubwo Ferdinand n'umugore we nyine Esther barasohotse, nabo baramanuka baza gufata nyine ibya mu gitondo. Icyo gihe rero nibwo Ferdinand yarabonanye n'umuhungu we bicaranye nyine ku meza, hari hashize imyaka 5. Urumva yabaga ari busy cyane, yari umupapa uhora ari busy, utaboneka nyine, utabona umwanya uhagije wo kuba ari mu rugo. Yabajije Regis rero amakuru, aramubaza se bite byawe. Regis aramubwira ati ni byiza, nagiriye ubuzima bwiza hanze, aho nari naragiye nyine, kandi rwose papa ndabashimira ko mwanyitayeho, mwakomeje kunyereka ko nyine munyitayeho, nubwo nyine haba hari imbogamizi nyinshi, ariko nagerageje kwitwararika, nagerageje kwitwara uko nshoboye nyine mu buryo bw'ikinyabupfura na discipline nyine, kandi nyine byarakunze byarakoze. So rero nyine urumva
mwarampamagaje ubu nibwo ngarutse nyine, kandi rwose ndabashimira na mama yambaye hafi ndetse abantu bose bo muri uru rugo bambaye hafi, na Jean Marie yarampamagaraga. Jean Marie ubwo abahagaze hirya nyine kugira ngo aze kubona yuko bose bamaze kugera mu byicaro bahite bajya mu gikoni bose nyine nk'uko byagombaga kugenda. Yashimiye Jean Marie nyine ko nawe yamuhamagaraga nyine akamubaza uko ameze, cyane ko urumva Regis yaba yararezwe na Jean Marie nubwo yari mukuru, yaje Regis ari mukuru ariko yari ataraba umuntu mukuru. Urumva Regis yari ari mu kigero cy'imyaka 29 ari hafi 30. So rero ntabwo Jean Marie rero yari amaze hafi imyaka 20 mu rugo rwabo. Urumva Regis yari afite imyaka 10 irengaho gatoya mu gihe Jean Marie yazaga gutangira gukora nyine muri urwo rugo rwabo. Rero urumva ko imyaka myinshi barayimaranye, nawe nyine yari ameze nka onkere we nubwo yari umukozi muri urwo rugo. Ubwo rero ibiganiro byarakomeje, Regis nyine ababwira ubuzima yabayemo hanze, ko yaremye inshuti nshya, uburyo bigisha, uburyo afite ubuhanga bwinshi yahakuye, kandi abishimira nyine umuryango we wakomeje kumwitaho ndetse na leta muri rusange yamufashaga kumuba hafi nka ambasade y'igihugu, kubera ko nyine nta kibazo kidasanzwe yigeze agirira hanze. Ubuzima rero bwarakomeje. Urumva mu gikoni habaga hari gutegurwa ibintu byinshi, ni igikoni cyabaga kiri busy ku rwego rwo hejuru. Urumva hagombaga gutegurwa ibya mu gitondo, hagomba gutegurwa lunch cyangwa se ibyo kurya bya saa sita nk'uko nabikubwiye. Ni ahantu habaga akazi kenshi ku buryo bukomeye, rwari urwo nyine rwiyubashye ku rwego rwo hejuru. Hahuraga abashyitsi, hahoraga imiryango, abashyitsi bakomeye, abadepite, abaminisitiri ndetse n'abasirikare bo ku rwego ruhambaye. Abo bose rero bagombaga kwakirwa kandi bakakirwa neza, kandi mu buzima bwa buri munsi. Urumva Jean Marie yari amaze kugira experience cyangwa se uburambe mu bijyanye no kwakira abashyitsi nyine, cyangwa se nakita ubwoko bw'abashyitsi cyangwa se icyiciro cy'abashyitsi. Yes, abyita icyiciro cy'abashyitsi bazaga muri urwo rugo nyine kwa Minister Ferdinand. Ubuzima bwarakomeje rero. Hashize icyumweru Regis yatangiye nyine kumenya abantu bari mu rugo, kumenyana n'abakozi bo mu rugo. Yari umuntu wicisha bugufi, yari umusore wicisha bugufi, yari umusore ubu kugira amatsiko menshi cyane yo kumenya abantu, kumenya gato na kanini, kumenya kana kariya. Rwose rero yageraga igihe akatembera mu bakozi, akajya mu gikoni. Urumva Jean Marie we bari baziranye, ari nk'umuhungu we nyine, cyangwa se amufata nawe nka onkere we. Agatembera akamubaza ati uyu yitwa nde, uyu yaje ryari. Jean Marie akagenda amwereka ati uyu yitwa Benita, ubu ngubu amaze imyaka 2 akora ahangaha. Ati uyu nguyu yitwa Sandrine, amaze imyaka 2 n'igice ahangaha. Ati uyu nguyu yitwa Olive, ni umumama rwose wamaze imyaka buri 4 ukigenda yahisaza. Uyu uriya nawe yitwa Gloriosa, nawe arubatse, nawe amaze amezi 3 ahangaha. Rero urumva ko hano hagiye haza abantu benshi cyane udahari, gusa bose ndakeka yuko nyine bitazakugora. Ntabwo ari abana babi, ujye bisanzuraho nabo nyine, niwemera ko bakwisanzuraho nyine nubwo batakabye, ariko ndakuzi nta kibazo cyawe. Rero nta kibazo cyabo, ni abantu beza. Abo wasize ndakeka baragiye bagenda, kubera ko nka Onete yaje kubona umugabo arashyingirwa, bagiye gutura mu wundi mujyi, byatumye nahindura akazi aragenda. Yasimbuwe rero na Sandrine. Ubwo rero nuko nguko rwose bimeze ahangaha. Aramutembereza, akamwereka jardin, akamwereka abakozi bo muri jardin, akamwereka Batista nyine uba ukunze kuba nawe ari mu gikoni, uba utwara abantu bagiye guhaha nyine n'ibyo mu gikoni, cyane cyane ibyo kugura bya buri munsi byo mu rugo. Akamubwira ko nawe nyine ari umusore bungutse muri urwo rugo. Regis rero ari umusore nyine ucisha make nk'uko nabikubwiye, ashyikirana n'abakozi bo mu rugo baho, baganiriza, mbese atari umuntu wishyira hejuru cyane. Rero ahamara iyo minsi nyine yari ahamaze, yatangiye kumenya nyine imitekere y'abakozi. Rwose Regis ntabwo yakundaga nyine imitekere cyane cyane ya Jean Marie, nubwo Jean Marie yari umuhanga, ariko ntabwo Regis yabikundaga iyo yabaga ari we watetse, kuko yumvaga nyine yarya ibyo abandi bakozi batetse. Gusa Jean Marie nyine yari azi guteka, azi no kubiyobora, ariko we yabyikoreraga. Ntabwo Regis yabikundaga cyane, bari babiziranyeho. Rero yatunguwe no gusanga ibiryo noneho bisigaye biryoshye cyane.
rwose, ariko bimwe munsi umwe bikaba biryoshye ubundi bikaba bitaryoshye cyane. Aza kugenzura rero ngo amenye umunsi ibiryo biba byaryoshye cyane umuntu uba watetse cyangwa uba wikoreyemo, nubwo baba bafatanije ariko haba hari nyine ibyagiye bitegurwa na buri muntu. Yaje kumenya rero ko umukobwa witwa Sandrine ateka ibiryo bikamuryohera cyane, atangira kubikunda rwose, atangira kubibenguka, akajya yumva nyine Sandrine yateka buri munsi. Ubwo baba bagiye ku meza akabaza ngo Sandrine yatetse, niwe watetse, ibyo yatetse ni ibihe? Ubwo Jamara akamubwira ati Sandrine yatetse inyama cyangwa yatetse isosi cyangwa yatetse ibi n'ibi, akaba ari byo yirira rwose kuko byabaga bimuryohera, nyine abantu bakanibaza impamvu bimuryohera kurusha iby'abandi kandi abandi bumva byose biryoshye. Ubuzima rero bwarakomeje. Hashize amezi 2 Regis yaje kubona imirimo mishya, yahabwe akazi, ariko ahabwa akazi kure y'iwabo, uva iwabo ujya nyine aho yagombaga kuba kugira ngo yitabire akazi neza cyangwa se ajye mu kazi. Regis rero yimukiye mu yindi nzu, yimukiye mu nzu aho yabaga wenyine kugira ngo abashe nyine gukurikirana iby'akazi ari concentrate, nta bintu byinshi. Urumva yari yabonye nyine akazi keza, yari yagiye mu nama y'ubutegetsi mu kigo gikomeye cyane muri leta kandi ari we uyikuriye, rero yagombaga kuboneka agakora mu buryo bwa buri munsi. Rero urumva yuko yari agiye kuba busy kandi ashaka kuba nyine ahantu hatuje, atari mu rugo iwabo habaga hari abantu benshi, hari imirimo myinshi, mbese ubona yuko hari gahunda nyinshi zitandukanye, haba n'abantu benshi. Yasabye papa we rero Ferdinand ko ashaka kuba ahantu hatuje, kuba wenyine, kuba ari ahantu hashobora gutuma nyine akora akazi ke cyangwa se imirimo yari ashinzwe mishyashya neza. Yabwiye papa we ati rero kubera yuko ngiye nshaka kugaragaza ibyo nize ko mbizi neza, ko mbizi nta gushidikanya, ntabwo nshobora gukinisha kariya kazi, nshaka ahantu hazima ngomba kuba hatandukanye n'aha mu rugo, nzajya nza kubasura ariko nyine nshaka kwigenga no gukora imirimo yanjye uko mbyifuza. Regis rero nk'umuntu mukuru ntabwo papa we yari kumudeviya, kuko urumva akazi yari abonye kari akazi gakomeye kandi kiyubashye. Umusore uri mu myaka 30 urumva ko atagombaga gukinisha izo nshingano. Regis rero yarimutse, byarakozwe, arimuka ajya gutangira imirimo mishya mu nzu yaho yabaga nyine nshyashya cyangwa se aho yari yimukiye, ariko asaba ko yajya aza gutekerwa na Sandrine kugira ngo amutegurire ibyo kurya, amutegurire nyine ubuzima bwa buri munsi, adeviye Sandrine ajye kuba umukozi we. Papa we yabibajije umugore we Esther, bajya inama na Jamara ababwira ko nta kibazo, ariko ko nabo Sandrine bajya bamukenera, ko ubwo yajya ajyayo mu mashift, akajyayo mu gitondo agategura cyangwa se agategura bigendeye ku masaha ku gihe Regis nyine ari mu rugo cyangwa akeneye serivisi nyine za Sandrine, ariko Sandrine Jamara asaba ko yajya ataha mu rugo. Ubwo byakozwe gutyo, Regis nta kibazo yari abifiteho, yarababwiye ati njyewe nta kibazo, icyo nifuza nuko Sandrine yajya ari untekera, akaza mu rugo agateka, agatera ipasi, nyine akantegurira, nibyo nshaka. Ubwo rero niba mutabishaka simbizi, ariko njye nibyo ndi gushaka. Urumva rero Ferdinand yari afite abana 3, yari afite umukobwa witwa Georgina, we yari yaranashatse, afite umugabo w'umusirikare w'umukoroneri ufite ipeti rya koroneri, yari afite umusore witwa Raymond, ari nawe wari ikirondamfura kuko nyine imfura yari Georgina. Noneho umusore rero witwa Raymond we yabaga hanze y'igihugu, yiberaga hanze, we yafite business ze hanze, ndetse hagakurikiraho Regis ari nawe wari bucura nyine iwabo. Ubwo rero ntabwo yari kubuza cyangwa se yari guhakanira nyine Regis kumuha ibyishimo bye cyangwa ikintu cyose cyamunezeza, yumvaga nyine yagikora, ndetse na mama we Esther niko yarateye. Rero ubuzima bwarakomeje nyine. Ubwo urumva Sandrine yahise abwirwa na Jamari nk'umuyobozi we ko we umwanzuro wafashwe ko wazajya ajya gutegura nyine ibyo kurya kwa Regis, imodoka ikamujyana mu gitondo ikamugarura, akaza kuryama nyine kwa Ferdinand, ariko imirimo ye nyinshi ikorerwa kwa Regis mu rugo. Ubwo buzima bwarakomeje, Regis aba ari mu rugo, akazi ke karatangira nyine. Ubwo Sandrine atangira akazi ke, akajya agenda gutekera Regis ariko agataha. Yateguriraga Regis ibintu byinshi, yamutereraga ipasi, akamwitaho, akatakuburira, akamusasira, mbese agakora imirimo yose, agakoropa, koza ibyombo, nyine ibintu byose, imirimo yose ikenewe kwa Regis Sandrine yagombaga kuyitaho. Imodoka ikaza kumufata agataha nyine
nk'uko bisanzwe arabimenyera nyine, amenyera ubwo buzima nyine kuko nyine niko bari bamutegetse. Iminsi yaricumye rero, Regis nyine na Sandrine batangira kumenyana, akajya baganira nyine. Regis urumva yabaga ari umubosi we, ariko Sandrine yarubahaga cyane, yari umukobwa mwiza ariko wubaha ku rwego rwo hejuru, yubahaga Regis cyane, yamugenda yubitse umutwe, mbese ikintu cyose amusabye agikora nyine mu rwego rwo kumwubaha nk'umwana wo kwa minisitiri, kandi bose urumva bari ababosi be. Rero umunsi umwe Regis yaramubwiye ariko se Sandrine yari amaze nyine kugeza ibyo kurya ku meza, abwiye nyine ati muryoherwe, asubiye mu gikari amubwira ati oya garuka. Ubwo Regis yari amaze hafi amezi nyine 2 yibana nyine, cyangwa se aho ngaho nyine ku nzu nshyashya. Yaramubwiye ati none se Sandrine ati karame ndabumva, twumva mbona utuje cyane, ufite ikibazo cyangwa nta kibazo ufite? Oya rwose nta kibazo boss, nta kibazo rwose, nta kibazo gihari, meze neza. Nese kutabunganiriza uba witwara gutyo, njye ntabwo ndi umuntu ugoye ku buryo wajya witwara nk'irobo ntumvugishe ukumva ko ugomba kunyubaha. Jya wirekura, kandi ndabizi ko uri umusazi, ndabizi ko uvuga, ndabizi nazaga mu gikoni mu rugo, igikoni wagiteruye, ariko nahagera ugahita utuza. Nese kubera icyo uba witwara utyo? Ko njyewe ntabikunda. Wagiye wirekura ukaba umuntu nyine dushobora no kuganira. Erega hano nta muntu wundi uba uhari twaganira, ni wowe nanjye n'umusekirite n'umukozi wa jaride, nta wundi muntu uri ahangaha, ni wowe wenyine. So rero nutazawunganiriza uba wumva nzaganirizwa nande? Ubwo Sandrine amubwira ati okay nyine ndaza kubyigaho ndabirebaho nta kibazo. Ubwo numvaga ko aba ari ukujya mu nshingano zitari izanjye. Tiho yajya wisanzura rwose unganirize, turabona Peri ntabwo aba ahari, ntabwo nazanganira ari uko Peri yaje. Peri nyine yari sheri wa Regis. Ubwo Sandrine amubwira ati none se Peri ko mbona atandeba neza, gusa nyine nta kibazo kiri hagati y'ibyo rwose nzabikora, gusa numvaga inshingano zanjye nzuzuza neza. Tewe ya inshingano zuzuza neza ndanabigushimira, ariko icyo kintu nge kirambangamira kuba nyine utabunganiriza, utabuvuga, kandi nge ndagerageza kuganiriza ariko wowe ukifata sinzi impamvu. Tewe mumbabarire nyine no kunyihanganira, ubwo mba numva naba natandukiriye, gusa nyine ndagerageza. Sawa. Ubwo rero ningusaba kuza tugasangira ubutaha ntuzabyange, kubera ko nibi byo kwisangiza nge ntabwo ari ibintu nyine menyereye nge gusangira abantu ku meza, hari abantu benshi. Aho nabaye hanze mu rugo niko twakuze, twazaga ku meza turi abantu benshi tugasangira, tugasubira mu bintu bitandukanye cyangwa imirimo yacu. Ubwo rero nizere ko nawe ibyo bintu uzabimenyera kandi nyine ntitubangamirane. Ubwo nyine Sandrine yaragiye atangira nyine kujya asa nk'uwisanzura kuri Regis, akamubaza amakuru, akamubaza uko akazi kagenze, akamutegurira amubaza ibi byari biryoshye. Nyine atangira gukora bitandukanye nuko yakoraga, ko mbere yakoraga nk'irobo, kandi we Sandrine yari umuntu w'umusazi uzi kuganira, umwana we yarakuriye nyine ahantu nyine hagoye nyine, cyangwa se mu buzima bw'akajagari. Ahantu yarabakuriye mu kajagari, haba abantu benshi, abakene, abakire, abantu yarakuriye ahantu haba abantu benshi. Nyine ari umwana uzi iby'imihanda ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero nubwo Regis yari umuntu ugaragara nk'umuntu nyine wisanzura ku bantu, utagira ibintu big deal cyangwa se ngo abikomeza bigira intambara, ariko yagombaga kumwubaha kuko yari umuhungu wa minisitiri. Uko byasaga kose yari umusore wiyubashye, yambaraga neza, yiyubashye, yari umusore muremure w'imibiri yombi, yiganjemo igikara, wiyogoshesha ordinaire, yambara amakositime, yambara dukomo tw'amabuye y'agaciro, yambara ibintu bihenze, yambara inkweto zihenze, yambara ibintu n'amashenete ahenze cyane. Urumva rero yari umusore wikoraho, yitera parfum zihenze, rero yambara rinete. Rero uko wamubonaga mu maso wabonaga ko ari umusore ushinguye kandi wiyubashye, ku buryo nyine Sandrine we yamurebaga kumva yuko yamufatira muri icyo gice nyine cyo kuba ari umuhungu wa minisita, ariko umuhungu wese ko yabishakaga. Yari umuhungu uciringa nyine mu rugo, yambara ibintu bisanzwe, akunda siporo, yari umusore mbese
bigaragara ko ntacyo atwaye cyangwa se yabangama mu bijyanye n'imibereho. Ubwo rero Sandrine yatangiye nyine kumwisanzuraho nawe, gusa nyine ntabwo Peri ntabwo yakundaga Sandrine, kuko Peri yari umuntu nyine yari umukobwa nyine wakundanaga na Regis, ariko yari umukobwa w'umunyamategeko, yari umukobwa ugira amategeko, yari umu businessman cyangwa se yakoraga nyine akazi ka business nk'uko na papa we nyine yari afite papa we w'umukire nawe ukomeye cyane, wari n'inshuti na Ferdinand, Minister Ferdinand. Ariko nyine uwo mukobwa nyine Peri yari yarakuze we nta bintu by'imikino, bashaka kuyobora nyine ibintu byose bye byabaga ari amategeko no gushyira ibintu no kugendera ku murongo. Rero yari amaze imyaka hafi 2 akundana na Regis. Iminsi yari icumye rero, urumva Sandrine niwe muntu wenyine yatinyaga kuri Regis, nuko kwitwara gutyo yumvaga ko Peri nyine ashobora kubibona nabi gatuma abura akazi ke cyangwa se akaba yakirukanwa. Bitewe rero naho yari yaravuye muri quartier z'akajagari, muri quartier waba ari abakene, ari abantu batifashije, urumva ko ahantu yari yarageze hari ahantu harenze kandi atagombaga kuva uko byagenda kose. Ntabwo rero yashakaga kudobya umubano wa Peri ndetse na Regis ku kiguzi icyo ari cyo cyose, yagombaga kwihangana akitwararika. Iminsi yari icumye rero, Regis umunsi umwe Peri yari guteka, urumva hari hashize amezi hafi 4 ashyira 5 babaho ngaho nyine. Sandrine ava mu gitondo kwa Ferdinand akaza gutegurira mu rugo nyine kwa Regis, agahirirwa agakora ibintu byose, akirwa mu rugo, rimwe na rimwe akasiga biteguye, Regis akaza kubyifatira, ariko nyine akenshi ubundi akazi ke yagakoreraga kwa Regis, ariko imodoka ikaza kumufata nyine agataha mu rugo kwa Ferdinand. Ubuzima rero bwarakomeje. Umunsi umwe nyine nibwo nakubwiraga, Regis yaratashye, baramufungurira kuko iwe nyine hari umusore ufungura witwa Eric wafunguraga igipangu, aramufungurira nyine bakinjira. Aza noneho ari muri weekend, hari kuwa gatanu nyine hashyira muri weekend, asanga nyine Sandrine ntabwo arategura ibyo kurya ngo abisoze nyine nk'uko buri munsi yasangaga byateguwe. Ahageze Sandrine yahise agira ubwoba, ahita zaramubwira ati boss, ntabwo twagize amahirwe yo kubonera ibyangombwa kare, habayeho gukererwa kubera ko imodoka Baptiste yatubwiye ko yahagaze muri traffic jam, cyangwa se habayeho nyine gutinda mu muhanda, bituma nyine ibyo kurya bitugeraho bitinze, ariko mu kanya birabitunganye. Ubwo Regis arambwiye ati nta kibazo, ntugire ikibazo, ngewe nta kibazo, ahubwo reka nze unyigishe guteka. Koko se ndashaka kutangira unyigishe guteka, ndashaka kuzajya ngufasha guteka mu minsi iri imbere, rero ntabwo nabimenya utabinyigishije. Ubwo Regis yahise agenda, yambura costume yari yambaye, yambura imyenda nyine, yambarira imyenda yo mu rugo training, yambara isengeri yo hejuru, araza mu gikoni. Aza nyine, urumva hari nimugoroba mu saa 12:15. Yaje mu gikoni rero amubwira ati rero Sandrine, ugiye kunyigisha guteka kandi unyigishe nk'uwakigisha musaza we, nk'uwakigisha umuntu usanzwe inshuti yawe, ntugire ikibazo, ibyo nica ujye unyereka, ibyo nkoze nshaka nyine gufata amasomo yo guteka kuko ntago mbizi rwose, nta kintu na kimwe nzi mu guteka uretse ko mbona ibyo mutekesha mbona, ariko ntago mbizi rwose. Ahantu nabaga hanze dufite umusore w'inshuti yacu nyine twabanaga, ibintu byose yarabikoraga, ibintu byose yarazi kubikora ku rwego rwo hejuru. Ngewe rero urumva yuko ntago nabyihutiye cyane, nanagiye nita ku kintu cyo kwiga cyane, bituma nyine ndangara ngira amasomo namwe ntamenya. Igihe nabaga ntari kwiga, nabaga nagiye muri siporo, nagiye gusoma ibitabo, mbese namaraga umwanya munini mu bintu bitari byo guteka cyane. Rero nsigaye mbona ko ari ibintu nzakenera kandi bya buri munsi, kandi urabizi uteka neza, nkunda ibiryo watetse, niyo mpamvu uri aha ngaha. Nshaka rero kunyigisha guteka ku buryo ntazongera kuvuga ngo byananiye. Sandrine yaramubwiye ati nta kibazo rwose, nzajya ngufasha rwose, icyo ushaka cyose. Yatangiye kumwigisha guteka, atangira kumwereka ibirungo, wamwereka uko bikoreshwa, amwereka uko bateka ibyo kurya bitandukanye, birimo inyama, birimo ifiriti, birimo kurema ibyo bita recipe, cyangwa se kurema ibyo kurya bikoreshejwe mu bindi bisanzwe, bakagira uburyo babiteguramo, amagi, ibintu byinshi atangira kumwigisha nyine. Ahubwo Regis atangira kujya ataha saa 12:15 kugira ngo Sandrine bategurane ibyo kurya, maze saa 2 nyine arya ibyo yateguye, yagizemo uruhare mu gutegura.
Birakomeza rero ubuzima bugakomeza, Sandrine agakomeza kwigisha Regis, butangiraho Regis atangira nyine kwibona muri Sandrine kuko nyine yagiraga ikibazo, yabaga yashwanye n'umukunzi we Peri bakundaga gushwana cyane, ariko nyine agataha yababaye ntanige nyine. Sandrine urumva hari hashize amezi ashyira mu mezi 7-8 bari kuba nyine muri ubwo buryo. Sandrine nyine amugira inama, amwereka uburyo nyine nta kibazo yakabaye nyine ananirwa gukemura nk'umuntu w'umugabo, amwereka uburyo nta musore ukwiye nyine kubura igisubizo mu buzima bwe, agomba gushaka iteka ibisubizo kugira ngo azabe umugabo. Mbese akamugira inama, akamubwira uko atwara Peri akurikije uko amubona. Ubuzima nyine bukomeza kujya mbere, ariko Regis nyine atangira kwisanzura cyane kuri Sandrine. Sandrine yubahaga Peri cyane ku rwego rwo hejuru, gusa nyine Regis ntiyishimiraga ukuntu Peri we yasuzuguraga Sandrine. Umunsi umwe hashize igihe, urumva Peri yaje kureba nyine Regis, yazaga kumureba mu modoka ye bagasohoka, ndetse Peri yabaga ari busy cyane ku buryo n'inkweto rwose yasabaga Sandrine kuzimukuriramo kugira nyine ngo yinjire mu nzu yumve ko yisanzuye. Ahamagara nyine Sandrine we yari abimenyereye, ariko ntabwo Regis yari abizi ko akenshi yazaga muri salo Regis yibereye mu cyumba, Sandrine akajya kumuhamagara cyangwa se na Peri ubwo akamusanga mu cyumba. Noneho rero umunsi umwe ubwo bari muri salo, yabonye rero Peri aje, Sandrine ahita ahaguruka aragenda amukuriramo inkweto, arazifata nyine azijyana nyine aho zagombaga kujya, nyine aho yagombaga kuzishyira kugira ngo aze kongera kuza zimwambike Peri nyine atashye. Ubwo Regis nibwo bwa mbere yabibonye mu gihe cyose Sandrine nyine yari yarakoze ibyo bintu. Yabibonye ubwo agaragaza nyine ko atabyitayeho cyangwa utabibonye nyine. Barakomeza baranaganira nyine, gusa Sandrine yahise agenda. Peri yamusaba nyine icyo kunywa, amubwira nyine ibyo inzoga yanywaga yari ayizi, amawine yari ayazi, ibintu byose yari abizi nyine. Yubahaga Peri nka nyirabuja, mbese ku rwego rwo hejuru ahubwo, kuko Peri yari umuntu nyine uri strict cyane, ushobora no guhita gutuka ko yanywaga n'inzoga nyine, ariko atari cyane. Mbese na Regis yari amuzi, nawe yendaga kuba yamutinya, ariko nyine kubera yari umusore yagombaga nyine kwihagararaho. Rero mu bintu byose Peri yasuzuguragamo Sandrine, ntabwo Regis yari azi ko harimo no kumukuriramo inkweto. Ubwo munsi Regis nyine yaherekeje Peri, aragenda nyine. Agarutse mu rugo avuye guherekeza Peri, asanga nyine Sandrine mu gikoni aho yari ari gutegura nyine icyayi. Aramubwira ati, Sandrine, tikarame, ibintu nabonye se nshaka kumbwira, ibintu nabonye nibyo cyangwa ni ukugira ngo munkorere surprise? Ntabwo ariko bisanzwe. Ati, nibiki wabonye se boss? Usanzwe ukuriramo Peri inkweto buri gihe yaje hano, cyangwa ni none nabibonye gusa nibwo wabikoze? Sandrine amubwira ati, se nibyo ngibyo. Peri ariko ntabwo umuzi. Rwose yageze hari ubwo nubwo naba amavuta rwose ari kubira cyangwa ifiriti yashiririmba, ngomba kugenda nkamukuramo inkweto, nkamubikira ikote ko urabona akunda kwambara amakositimu. Ibyo byose ni ibintu bisanzwe, nkanongera nkazimusubiza amagiye, kandi nubwo kenshi ntazimusubiza amagiye, ariko ubundi kuzikuramo byo rwose ni ibintu bisanzwe. Ntabwo rwose ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu bisanzwe. Nubwo aza hano gake, ariko ibyo rwose ndabikora, nta n'icyo bintwaye kandi kubikora. Rega nawe ni mabuja buriya. Turi seriye, ibyo bintu ujya ubikora buri gihe? None se kuzimushyiramo ko ntari nsanzwe nkubona uzimushyiriramo, biba byagenze biti? None se ntabwo uba ubona ukuntu ntukunda kumubona aje hano mu gikoni nyine? Ndamubona nyine abagusize muri saraje, nkazimushyiramo ko akenshi mpita nzizana hano mu gikoni nkazishyira hariya nyine. Iyo agiye yatashye rero araza nyine nkazimwambika hano mu gikoni, nyine akagenda ukabona araje. Rero nuko bigenda. Ati, nta n'ikibazo tubifiteho njye nawe, ariko oya, guhera none sinzongere kubona ukuriramo Peri inkweto. Peri uramukuriramo inkweto? None se Peri uretse ko ari umunyamahirwe wenda akaba ari nakuri yigira, kuki umukuriramo inkweto? Yakabaye nawe azikuriramo. Ikindi kandi inkweto umukuriramo ntabwo ari inkweto bigoye cyane kuzikuramo. Nanjye ntunkuramo inkweto, sinteze no kwemera kuzinkuramo. Bijyanye no kuvuga ngo ngura umukozi, none ahubwo ni nkanjye wazimukuyemo cyangwa wakazinkuramo. Peri barakara nagasuzuguro. Peri arasuzugura, ndamuzi. Icyo ngusaba ntuzongere rwose kumukuramo inkweto, ni ibintu ntashaka njyewe, kandi urabizi, ntuzandakaze. None se boss, ubwo Peri nawe nahagarara nk'uko byabimenyereye, ubwo nzabigenze? Uzabyihorere, njyewe nimbona yabishegeye nzazimwikuriramo, kandi ubutaha ntazo nzamukuramo, nawe ntuzimukuremo, ndebe ko atazikuramo.
njyewe icyo kintu ntuzongere kugikora. Ubwo ubuzima bwarakomeje, Sandrine nyine yarabyemeye, barakomeza nyine ubuzima bwira ati kuba ari wowe ubivuze tuzagerageza turebe, gusa nyine Peri ntago nizeye ko nyine atazandakarira. Peri nashaka azakurakarire, Peri nzi uko mutwara, nzagerageza mbimukuremo, birasi ibintu, ntabwo uri umucakara, uri umukozi, ako ntabwo uri umucakara. Nese ubona njye nawe uburyo tubana ari bibi? Ukora akazi kawe, inshingano zawe ukazuzuza, nanjye nkuzuza inshingano zanjye, kandi nkakwitwaraho nk'umuntu. Nuko byaba bimeze gutya kose, twese turi abantu. Ntabwo rero wakabaye uba umucakara w'umuntu ngo agukandagire hejuru. Oya, ugomba kuba uri umukobwa nawe, kandi uri umukobwa muri mu myaka imwe, muri mu kigero kimwe. Peri buriya rwose ntabwo ari mukuru, ntukamurebe kuriya, ntabwo arengeje imyaka 26 nawe naho ngaho ari, kandi nawe ndakeka ufite 20, uri muri 24. Ubwo rero nubwo akuruta wenda cyaya niza ayo mashuri yanaturuka mu miryango ikize, njye biriya ntabwo mbyitaho. Ntabwo yakabaye rwose agukandagira hejuru wagira ngo uri umucakara we. Ibyo byaracitse, ntuzongere kubyemera ibyo bintu. Ubwo Sandrine aramubwira ati nzagerageza, ariko nyine ashobora kurakara akanyirukanisha, kandi rwose ntaba mbuza akazi, ntabwo nyine ari ibintu byangwa neza. Ntabwo azakwirukanisha, rese niwe ukorera papa, kandi ntabwo ibyo bishoboka kereka ndahari. Rero Peri ntakagufate nk'umuntu uri aho uciriritse wa fake cyane. Abantu bagira ibyo bintu, kandi njyewe ntabwo mbikunda. Gufata abantu nk'abacakara ngo nuko ari umukozi, ngo nuko kuzuza inshingano zawe. Yari yaza hano akagenda se atari, yari yaza hano se ntumwakire, ntumuhe icyo ashaka cyose, kandi mu buryo bw'ikinyabupfura. Rero ibyo ngibyo ni ukurengera, ntabwo mbishaka. Nubwo we waba ubishaka, njye ntabwo mbishaka. Tisa, ubwo rero ubuzima bwarakomeje. Hashize rero ukwezi, ubuzima bwarakomeje, gusa Peri yari ataragaruka nyine kwa Regis ngo barebe nyine icyo kintu ko kibaho. Papa wa Regis, Ferdinand, yatumiye nyine bigendanye nuko hari igikorwa cyari giteganyijwe. Ubwo yatumiye, ubwo Raymond yagombaga kuva hanze akaza, Georgina nawe akaza. Georgina nakubwiye ko yari umukobwa nyine wa Ferdinand ndetse na Esther, ariko we nyine akaba yari mukuru cyane, yari afite imyaka iri muri hafi 38. Yari mukuru nyine, yarashatse nawe afite n'abana 2 ariko bakiri bato cyane. Yarashatse rero ku musirikare w'umukoloneli. Bose rero Ferdinand yari yabahamagaje kugira ngo baze bitabire ikirori nyine, cyangwa se ibirori byari byatumiwemo na Raymond wari uturutse hanze nyine y'igihugu. Bagombaga bose kubonana. Regis nawe rero yaratumiwe nyine nk'uko bisanzwe iwabo, ariko iyo nama abwirwa nyine ko atumira nyine n'umukunzi we, hariwe Peri nawe yari ayirimo. Rero Raymond yagombaga kubereka umukunzi we witwa Laura bakundanaga, kubera ko nyine bari gupanga kurushinga. Iyo nama rero Peri yabujije Sandrine kuzahagaragara, kubera ko nyine we yamwandikiye ubutumwa arabwira ati namenye ko hari inama iri gutegurwa y'ibirori kwa Ferdinand iwabo Regis, iyo nama ntabwo mushaka kuhakubona. Ubwo Sandrine nyine yakurikizaga amategeko ya Peri, akakurikiza amategeko y'abantu benshi, amategeko ya Peri, amategeko ya Regis wari boss we wa hafi, amategeko ya Ferdinand. Ariko Ferdinand we nta nubwo babonanaga, uretse ko we nta nubwo bavuganaga, wabara n'incuro bavuganaga cyangwa mubonaga. Andi mategeko yakurikizaga ntaya Jean Marie nyine wari chef de cuisine nyine, cyangwa se umushinzwe abakozi nyine mu rugo rwo kwa Ferdinand. Abo bose rero bari abantu be bose agomba kubaha, kandi akagendera ku mategeko yabo. Ariko Peri we yaramutegekaga cyane, ndetse nawe yari umufiteho ijambo, yari yaramuteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Peri rero yarumva, yari yabwiye Sandrine ko nahamubona nyine mu birori byo kwa Ferdinand muri uwo mugoroba, wari buhita abwira minisita bakamwirukana nyine, bakamuvana mu muryango wabo. Kurumva rero Sandrine nk'umuntu cyangwa se nk'umukobwa ushaka akazi, yagombaga kwitwararika akubahiriza ibyo Peri yamubwiye nyine nk'uko nyine yari yabimubwiye. Ku mugoroba rero ibyo birori nyine byatangiye, bamaze nyine kuhagera abantu benshi. Regis yahamagaye Sandrine ngo amubwire nyine, amwereke Laura nyine, amupresente kuri Laura nyine umukunzi wa Raymond, ariko asanga ntabwo telefone yiriho. Ajya kubaza Jean Marie ahantu Sandrine ari. Jean Marie aramubwira ati yarazi ko ari iwe, aramubwira ati narinzi ko ari iwawe, yambwiye ko mu rugo hari akazi kenshi, hari imirimo
imyenda yo gufura, gutegura no kwitaho, kubwo rero atari buze kuboneka. Nta n'ikintu ariko hano yari kuhakora kinini, ibintu byose twabyitayeho, ntabwo byari ngombwa. Namuhaye rero urwo ruhushya mubwira ko ubwo agomba kubyitaho, niyo mpamvu rero adahari, ari iwawe. None telefone ye ko itariho, sinzi ubwo impamvu itariho, ariko ari iwawe niho ari. Ubwo Regis yandikiye Sandrine amubwira ko amukeneye iwabo nyine, ko yaza muri uwo mugoroba, ko hari umuntu ashaka kumwereka. Gusa nyine ntabwo telefone yacagamo, kuko nyine Sandrine telefone yari yayiriye urwara. Yari abizi neza ko Regis ari buze kumubura akamuhamagara, kuko Regis nyine urumva yari asigaye yifatira Sandrine nk'inshuti ye ya hafi, basangira ibintu byinshi. Ariko nyine Sandrine ntabwo yashakaga kubabaza Peri cyangwa se kumurakaza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ubwo rero kuri uwo mugoroba Minisita Ferdinand yateranije nyine abantu bari aho bose mu birori, bari hanze, bari muri jardin, bacanye amatara, abantu hari ameza, buri wese ahagaze, hari abanyacyubahiro benshi, abavuye hanze, kuko na Laura nyine n'uwo yari umuntu wo hanze y'igihugu, yari yazanye na Raymond, baje kwerekanwa nyine, cyangwa se yaje kumuperezanta nyine ku babyeyi be. Urumva hari abantu benshi, abasirikare bakomeye, abapolisi bakomeye, hari abayobozi, abaminisitiri n'abandi bantu b'abanyacyubahiro. Ubwo rero Regis yakomeje kureba nyine Sandrine, biranga nyine ntabwo yari ahari. Sandrine, Regis yashaka kwereka Laura Sandrine, akamwereka ko azi guteka, nyine n'ibintu bagiraga. Kurumva Regis yari amaze igihe kiri hanze, akunda nyine kwerekana abantu, akunda umuntu umushimishije wese, yumvaga nyine yamenyana n'inshuti ze. Rero araza abwira Laura ko agiye kumurebera umuntu uzi guteka kabuhariwe, yamenye nyine ageze mu Rwanda. Ariko nyine kubw'amahirwe make ntabwo byakunze ko Sandrine aza aho ngaho, bitewe n'uko Peri yari yamubujije nyine kuhagera. Ku mugoroba rero Regis urumva yatashye ababaye ku rwego rwo hejuru, kandi Peri ntiyari namubwiye impamvu nyine Sandrine, nta nubwo yabimubajije, kuko urumva Peri nta n'ikintu na kimwe yari ahuriyeho na Sandrine mu maso ya Regis. Regis ntiyigeze anakeka ko Peri yageraho kumubuza noneho kuza kwa Ferdinand bitewe n'icyahabaye. Ubwo Regis yatashye yarakaye. Urumva Sandrine yagombaga kuva mu rugo ari uko Regis aje, kandi anamaze kumwakira nyine ku meza. Ubwo Regis yaratashye asezera nyine kuri Peri. Peri yahise ataha nawe ajya mu rugo. Urumva batashye bwije, ibirori byatashye hafi mu ma 3 z'ijoro. Maze urumva Sandrine yarategereje Regis mu rugo, ibintu byose yabiteguye, yicaye muri salo. Ubwo ngubwo Regis nyine imodoka yaraje nyine, urumva Eric yahise yarafunguye. Sandrine rero acyumva imodoka yahitaga nyine ajya nyine gufungura, akakira nyine boss we kuko yabagaje, akamubwira nyine karibu, akanamwereka nyine ko ibintu byose biri ku murongo. Gusa Regis ntabwo yari yishimye kuri uwo mugoroba. Yabajije Sandrine ati, Sandrine, ntaragira ikintu na kimwe mubaza, kuki wakuyeho telefone? Sandrine amubwira ati, telefone yanjye yagize ikibazo, yaguye nyine, yagize ikibazo nyine, nayikuyeho kubera ko ntabwo nashakaga ko Peri nyine arakara. Ntabwo washaka ko Peri arakara? Yego, ntabwo nashaka ko Peri nyine kumurakaza. Peri kubera icyo uvuga? Peri se bihuriye no gukuraho telefone? Nyine Peri yari yansabye ko ntagaragara hariya mu rugo iwanyu, rero numvise yuko gukuraho telefone ari byo bintu byaba byiza, kugira ngo Jamara ataza kumpamagara, akazi kabaye kenshi bigatuma mpagaragara. Kandi Peri yari yambwiye ko nimpagaragara biri buze kunkora, ko washobora no gutuma nyine mbura akazi kanjye. Rero nagerageje nyine kubitwara gutyo, ndaza gusaba nyine imbabazi Jamari ko wenda nshobora kuba nabavunishije, ariko namusabye uruhushya nyine abarunyemereye, ariko nyine atararwemera neza. Gusa nyine ntabwo telefone nari gukomeza kuyishyiraho, bitaza kuba ngombwa ko mpamagarwa nkahagaragara. Kandi iyo nza kuhagaragara, urumva Peri yari guhita anyirukanisha. Yari yambwiye ko ari buze kubimenyesha nyine minisita bakanyirukana. Ubwo Regis yahita yikuramo ikoti, costume yari yambaye, akayirambika ku ntebe, akicara mu ntebe, akamubwira ati icara hariya. Sandrine yicara abumbye amaguru yegeranyije nyine, ari kureba nyine intoki ziri ku bibero nyine, ari kubara nyine ubwoba bamumwishe. Abagiye kumva yuko Regis, ababonye ko Regis nyine yarakaye, yumva ko bitari bumugwe neza nabyo. Ubwo Regis aramubaza ati, hari ikintu ushaka kunsobanurira? Ati, ndabumva rwose boss. Hagati ya Peri nanjye Regis, boss wawe ninde?
ni mwebwe boss. None kuki Peri ari ugira ijambo rikomeye cyane kuri wowe? Ibi bintu bibaye bwa kangahe? Bwa mbere Peri yakumenyeho amazi hano hari n'abashyitsi ukinaza hano ndetse bitaranatinda. Peri ibyo bintu namubujije kuzagusuzugura arabinyemerera, ntabwo yongeye kukumenaho amazi. Bwa kabiri Peri nabonye umukuramo inkweto, narakubujije nubwo Peri ataragaruka ahangaha, nizeye ko utazigera wongera gukora ikosa nk'ibyo nakubonanye, naranabikubujije. None kuri iyi nshuro ngo Peri ngo yakubwiye ngo ntuze ngo mu rugo kwa minisita ngo kubera ko ngo adashaka kuhakubona uhagaragara. None se uri umukozi wande? Uri umukozi wa Peri? Uri umukozi wacu mu rugo? Uri umukozi wande? Ubwo Sandrine amubwira ati rega boss, Peri anyandikira message zirimo uburakari kandi anyihanangiriza ku rwego rwo hejuru ku buryo ntashobora kubirengaho rwose. Abambwira ko rwose yabwira papa we cyangwa mama we, abirenzaho rwose n'ibintu bitari ngombwa cyane, ko babwira nyine minisita akanyirukana, kandi rwose mu rugo rwose nta kuntu tumeze. Rero ikintu cyose cyanyirukanisha hano akazi nkamazeho iminsi, ntabwo nshaka ko mwanyirukana rwose, nshaka ko mukomeza gutuma nyine mbona amafaranga make yo gufasha nyine umuryango wanjye. Ubwo Regis abwira Sandrine ati ntureba, niba ushaka ahubwo kuguma mu kazi, jya ukurikiza ibyo nkubwiye, ukurikiza amategeko yanjye, ukurikiza ibyo nkubwiye. Ntabwo nshaka kuzongera kubona ukora ibintu nk'ibi, akubita ikiganza igipfunsi ku meza ku buryo Sandrine ahita yegekayo nyine nk'uwikanze, maze Regis akamura kumwe ati nako humura ntabwo ari amakosa yawe, mbabarire kuba nkubise igipfunsi ku meza, gusa siko nteye, ntabwo uranzi, ntabwo ari uko nteye, njye nawe tuba twisekera buri gihe, ariko ubiba byandakaje uzi ubwo ibintu uwankoreye uyu munsi. Ubwo Sandrine nyine mu ijwi rituje cyane n'ubwoba bwinshi, ameze nk'uri gutitira, ahita amubwira ati boss, ni ukuri mumbabarire, ntabwo bizongera rwose, ntimundakarire. Narinzi ko nyine bwo Peri muba mwabivuganyeho uko nyine ntagomba kuba namusuzugura, ntabwo narinzi ko mwankeneye hariya nyine mu rugo. Tumbabarire, ntabwo nanjye umbabarire, ntabwo mba nifuza kubabara, ntabwo mba nifuza kurakara, uri umuntu nubaha cyane, ntabwo mba nifuza ko nitwara gutyo, ntukagire ubwoba rwose imbere yanjye, gusa nyine ntabwo mba mbikunze. Ndabyumva si amakosa yawe, ariko nawe ukwiye kwihagararaho. None se we kuki utihagararaho utekereza yuko ari inde muntu uzakumenyera ubuzima mu gihe abantu bose bagukandagira hejuru? Ugomba kwihagararaho ukabwira Peri ko atari wowe guhaye akazi, ukabwira Peri ko ubuzima bwawe butandukanye n'ubwe, ukabwira Peri ko boss wawe ari minisita cyangwa njyewe. Ntabwo Peri agomba kugoraguza hagati. Ibyo bintu n'ubwa mbere n'ubwa nyuma mbikubwiye, please ntuzongere. Tasigaye rero ndashaka yuko uyu munsi dusangira noneho hano ku meza, ntabwo nshaka kwisangiza. Unambabarire nyine ko narakaye, ubwo buzana amazi nyine ibintu byose, ubwo nawe ngiye kwambura, ubwo nyine nsange witeguye dusangire. Uyu munsi nshaka ko dusangira, ko n'iri joro nari nzi ko dusangira. Nshaka kukubwira uko ibirori byagenze, nshaka kukubwira ibintu byose, nshaka kumera nk'umuntu wari uhari. Regis nyine yinjira mu cyumba akajya guhindura imyenda, nyine akaza nyine agatangira gutera story Sandrine, amubwira uko ibirori byagenze, akamubwira uburyo Raymond yazanye umukunzi wiwe witwa Laura, ariko we ko yari asanzwe amuzi ko yasize nyine bakundana aho yabaga nyine hanze, yasize bakundana. Akamubwira ko nyine yashaka kumupresenta kuri Laura, ko ari nayo mpamvu byamurakaje, byamubabaje kuba atarahari. Aramubwira ati Sandrine, uzi ukuntu Laura yashaka kubona? Nahoraga amubwira kuri chat, mwandikira amubwira ni Sandrine rwose nzamufotora mukwereke. Nari ibaze ko naranagufotora ngo mukwereke, n'inzina namubwiye nti nta by'amafoto nzamukwereka live muri kumwe, kandi indege yabo iri joro, baragenda mu kanya saa 8, ntabwo ejo bazaba bagihari, we na Raymond bahita bagenda. None rero nari nzi ko uri buze nkamukwereka, nari ibaza ukuntu yagiye andakariye ngo wa cuisinier wiwe, ngo wa muntu w'umutetsi we ngo nkunda kumubwira ngo Sandrine ngo ari he, ngo naramubeshye. Ibaze ko yamfashe nk'umubeshye. Ntabwo nagombaga kuza kukureba kuko Peri nawe yari yambere yamenye ruguru abantu bose ngomba kuguma hariya. Rero byambabaje ku rwego rwo hejuru, gusa nyine nta kundi, ciyazi nyine dusangire. Ubwo nyine Laura azakubona nyine ubutaha nazaba yaje mu bukwe. Ubwo bahana ciyazi nyine, amasaha nyine abanakuze, Sandrine imodoka ibije kumufata ubwo agataha. Ubwo Regis mu burakari bwinshi
ahita ahamagara nyine iyo Sandrine amaze kugenda ahita ahamagara Peri akamubwira ko ashaka ko babonana muri weekend, ko hari ibintu bashaka kuganiraho ku cyumweru. Ubwo urumva hari kuwa gatanu nimugoroba, ubwo byarageze nyine ku cyumweru nimugoroba Peri nyine ajya kubonana na boyfriend we Regis. Bagiye kubonana nyine kuri date, urumva bisanzwe. Peri nyine yaraje asanga Regis yanahageze. Peri ari umukobwa nyine wambara inkweto ndende, wamukunda kwambara amakositime n'amapantaro. Yari umukobwa muto muremure rwose unanutse, ariko nyine wambara neza, wambara ibintu bihenze gusa, igenda rwose yihuta cyane, w'umu business woman. Ubwo yaraje nyine yari inzobe, aricara ngira ati tuwahantanze, sorry tinwese wambwiye ngo nze tubonane, hari ikintu kidasanzwe ushaka kumbwira? Tunonese kuki wumva ko nakubwira ibintu bidasanzwe? Nibisanzwe nabikubwira, ntabwo suri sheri wanjye. Ndiwe nyine, ariko wampamagaye neza nijoro, nari ndi kumva warakaye, sinzi ikintu cyabaye. Umunsi w'ejo se wawubonye ute ubwo ko tutari bwanaganire? Gusa wari wambaye neza baby, wari wambaye neza cyane. Iriya myenda rwose nagutoranyirije yari myiza, kandi nari maze iminsi ngiye ngusaba kwambara kuriya, ariko ntabwo uba unyumvira, ahubwo uba ugendera ku bitekerezo bya kariya gakozi kawe. Kariya gakozi ubona ngiye rwose biranambangamira. Ubwo ko yabwiraga Regis ibyo ngibyo nicyo byamurakazaga cyane. Ubwo Regis yahise ahindura isura, mu gihe nyine Peri yari akiri gutumiza ku museriveri ibyo bakonsoma, ibyo bafata nyine. Ubwo Regis yari ari gutara umujinya n'uburakari bwo kubwiza Peri ukuri. Ubwo umuseriveri amaze kugenda nyine, Peri yamaze gutumiza nyine ibyo kurya n'icyo kunywa. Ubwo Regis yatangiye nyine gusomera Peri, ambwiye ati niko Peri, njye nawe uburyo twakundanye urabizi ndagukunda, nawe urankunda, ariko uburyo twahuye ntago wabirenza ngo ubyibagirwe. Bivuze ngo rero niba udashaka guha Sandrine amahoro, ntabwo ngiye turi buze kubyumvikana. Ni wowe urinde wo kubwira Sandrine ngo ntaze mu rugo ngo kubera ngo udashaka kumubona ngo ahagaragara? Urinde wowe uri iki? Sandrine afite uburenganzira bwo kugaragara mu rugo isaha iyo ari yo yose, mu gihe mpari, mu gihe Jamara hari, mu gihe papa hari, mu gihe abakozi bo mu rugo bahari, mu gihe na mama hari, kuko ni umukozi wacu, ntabwo ari umukozi w'iwanyu, ntabwo ari umukozi wa mama wawe cyangwa papa wawe, nta nubwo ari umukozi wawe. Ufite kubaha Sandrine nk'uko nanjye mwubaha. Ni umukozi wanjye, kandi biriya bintu byawe byo kuvuga ngo akwambure ngo inkweto narabikubujije, umbwira yuko bitazongera. None ufashe ikindi kintu ubishyize mu yindi sura. Umva Peri, ntabwo nshaka ko dupfa ibintu by'amafuti, ariko ibi ngibi byose by'amafuti. Nta muntu ukwiye gusuzugurwa, nta n'umuntu ukwiye gufatwa uburenganzira bwe ngo buhonyorwe. Sandrine umufashe hasi, ntabwo ari wowe umuha amategeko, ni njye muha amategeko, ni Jamara umuha amategeko, na papa cyangwa mama. Abiwanyu hari umuntu w'iwanyu njya muha amategeko? Hari nubwo umukozi wawe, hari nubwo urumva hari na nimero ye ngira ya telefone. Kubera iki wivanga mu bintu byo mu rugo rwanjye tutari abana? Tegereza tubane, nubwo twabana ntabwo nakwemera rwose ufata umukozi kuriya, nubwo ataba Sandrine mwenda no kungana, udafite icyo urusha kenshi uretse ko uri umunyamahirwe, nta n'icyo umurusha kirenze ku bijyanye n'imyaka. Muri abakire, ariko ntabwo ibyo ngibyo bivuze ko mutari abantu. Sandrine ni umuntu. Ntabwo rero nubwo twaba tubana byatuma umukandagira rwose ku ijosi kuriya. Ndabikubujije ninongera kumva ko byabaye. Ntabwo uzumva call yanjye, sinzaguhamagara, nta n'ikintu nzakubwira. Ibyo uzaba umenye ko bibaye gusa, nanjye ntabwo rwose tuzabyumva kimwe, nta nubwo nzakubabarira. Ubwo Peri nyine abona ko Regis yarakaye cyane, akamusaba imbabazi, akamubwira ati nyine sheri mbabarira, nyine ntabwo nashakaga gukura mukobwa aza nyine. Sandrine yahari mba mbona umureba neza kundusha, mba mbona yakurangaje, mba mbona uri kumwitegereza, mbese utanitaye ko ari agakobwa gaciriritse, mba mbona yakuyobya sheri. Gusa nyine umbabarire, ntabwo nzongera nyine. Gusa ibyo by'inkweto byo ntacyo byaba bimutwaye, yabikoraga nk'akazi nk'uko nawe aguterera ipasi. Numvaga nta bitazakurakaza, bitandakaza se. Wowe agukuriramo inkweto, wowe ntiwabasha kwikuriramo inkweto? Ngiye ko atazinkuriramo, nta nubwo nabyemera ko azinkuriramo. Si umugore wanjye, si iki, nk'uko nanjye ntazigukuriramo, ahubwo ninjye wakabaye nzigukuriramo nawe ukazinkuriramo, ko njye nawe turakundana. Ibyo bintu byo gukoresha umukozi nk'aho ari umucakara kandi ari umukozi,
umucakara n'umukozi biratandukanye. Sandrine afite indangagaciro ze, afite uburenganzira bwe ahabwa anagombwa natwe nk'abakoresha be, kandi wowe ntabwo uri umukoresha w'icyo ukibuka, hari waje nk'umushyitsi. Rero sinzongere kumva ibintu nk'ibyo kuvuga ngo ndamurangarira kuki uba wumva se wowe abasore se wowe bakurangariye kubera iki ntabikubaza? Wowe uko aba wiyambitse nuko uba wigize ukeka ko abakureba ntaba mbareba se? Sandrine niwe mukobwa wenyine se ubona ndeba, cyangwa abakobwa bose ndabareba? Izo complex no gukeka no kumva utari sekiwa no kumva yuko ugomba kunkontorora mbikubuze rwose tugikundana. Njyewe ntabwo ibyo ngibyo mbikunda. Niba ari ibyo wumva uzamfatisha ntabwo rwose bikora. Ariko nubwo rero urarakaye, gusa ugiye kurakara urashaka kwiyuwayini tutayinywa. Njyewe nta n'inzoga nywa. Ariko sheri wambabariye basi. Ubwo Peri amusaba imbabazi nyine Regis akamubabarira, ariko Peri nyine abatangiye kugera kurengera nyine ku bijyanye no kwinjirira ubuzima bwa Regis, kandi Peri nyine aba ari umukobwa ukunda gukandamiza abantu, ariko akaba bitandukaniyeho cyane na Regis mu bijyanye n'imiterere ndetse n'imitekerereze. Peri nyine aba yumva ko umuntu arusha ubushobozi, wabo barusha ubukire, amafaranga se, akazi keza, mbese abona arenze, agomba nyine kuba umucakara we cyangwa akamukandagira hejuru, cyangwa se nta kintu nyine yakabaye avuga imbere ye. Gusa Regis nawe aba atandukanye 100% na Peri, kuko aba yumva ko umuntu wese ari nk'undi, ku byo bintu ntaho bihuriye n'umuntu, ko umuntu wese angana n'undi, ko ibyo bafite ari ibya umugisha Imana yabahaye, ko nta kintu baba barutanirwaho kw'ibyo. Mbese we aba ari wa musore wumva ko ari muri ba bantu bumva ko ubuzima nyine ari gatebe gatoki, kandi yaba mu buzima bwari bwo bwose, kandi naho yisanze bitamufasha gusuzugura abandi, ahubwo ko yabafasha kuvaho bakajya aho nawe ari abagatera imbere. Rero baba bitandukaniyeho cyane na sheri we, buri munsi baba bapfa ibintu bituruka ku bandi bantu bitanava mu rukundo rwabo bwite. Ubwo Regis nyine arataha na Peri bagatandukana nyine baba bariranye, ariko Regis ntabwo nyine aba byumva neza uburyo Peri ateye atyo. Peri amubwira ko nyine atazongera gutoteza Sandrine. Iminsi rero iricuma, umunsi umwe mu gitondo Sandrine abazanye ibyo kurya nyine bya mu gitondo, kuko byo yazindukaga bitegurira kwa Ferdinand, kwa Minister Ferdinand, akaza mu modoka yamuzanaga abifite agahita bitegura ku meza, kuko Regis yagombaga kujya ku meza hakiri kare kugira ngo ajye mu kazi. Akazi ke katangiraga saa 3. Urumva rero Sandrine saa 1:30 yagombaga kuba ibintu byose yabiteguye, saa 2 zuzuye yagombaga kuba ibyo ku meza byose biteguye, kandi mu rugo kwa Regis. Regis rero yafataga breakfast agahita agenda, imodoka yabaga iteguye bagahita bamutwara. Umunsi umwe rero nyine nibyo nakubwiraga, yaraje nyine azanye ibya mu gitondo. Regis rero yamubaza niba ajya akora siporo, amubwira ati ese ko mbona ubangutse cyane, ubu bintu byose wabiteguye mu gitondo honyine, wabyutse nka ryari? Terega niko kazi kanjye boss, kandi nkuko nawe uri gushaka kuzinduka nyine ngo ujye mu kazi kawe mu buzima busanzwe, nanjye nyine mba ngomba kuzinduka. None se iyo uvuye aho ugira ngo hari ibindi bintu byinshi mba mfite byo gutegura? Rero amasaha yanjye y'akazi ni aya kare, nawe amasaha yawe y'akazi bagiye kugira. Ubwo rero nanjye niko kazi kanjye, kandi urabizi nyine mba ngomba kukwatsa nkagushyira ku murongo ukagenda ufite imbaraga, nta bintu byo gusinzira muri biro. Regis rero agahita aseka ati iwana uba wanyumije pe. Ni ariko se ubundi ubusanzwe ukora siporo? Kuko mbona ubangutse cyane, ufite umubiri uri fiti, utazigera usaza. Ubwo ngubwo Sandrine amubwira ati siporo ndayikora, siporo nyikora nyine mu rugo, buriya hariya yo ntashye nkora udupompaje, ngakora udusiporo dusanzwe two mu rugo mu cyumba cyanjye. Nyine iyo ngiye gukora dushe nyine mbanza ngakora udusiporo, nyine nabona icyuya kije gake ngahita niyogera. Ntabwo nkora izidasanzwe, nkora utuntu dusanzwe nawe nyine ukora cyangwa se wabasha gukora. Ntabwo nari nzi gukunda siporo gutyo. None se wazaje tukajyana muri weekend muri siporo, ko nshaka ko tuzajyana? Ubwo si ibyo bintu koko urumva byagaragara biti? Oya, ndashaka ko tujyana muri siporo, nshaka kureba siporo ukora, ko mbona ubangutse ibintu byose, umuntu nyine uyadabuta, umuntu uhita uri flexible kuri sinzi. Binuzi ko hano uhategura iminota 3 nkabona ibintu byose ubishyize ku murongo, nubwo naba mpagaze hariya nkinjira byose wabiteguye. Urabangutse cyane rwose, cyangwa uri umukaratika? Oya boss, ntago ndumuka, ntago rwose ari byo. Gusa nyine nzaza tujyane nta kibazo. Urakoze. Ubwo hashize icyumweru nyine Sandrine na Regis bajyanye muri siporo.
gusa Sandrine nyine yari yifitiye impano yo kugororoka cyane, nyine yari umukobwa ugororotse cyane ubasha gukora ibintu nyine abantu benshi batabasha gukora bakoresheje umubiri wabo. Hari abantu bita ba acrobat, nyine yari ameze nkabo, yari agororotse, azi siporo nyinshi. Barajyanye rwose, Regis yarumiwe. Regis abona ko rwose Sandrine ari umuntu udasanzwe, yamukoresheje siporo rwose biratinda, baraciringa, baratembera. Sandrine amujyana ahantu kure, batega moto bajya mu tujagari tw'umujyi, amwereka ahantu hatandukanye, bagenda bagura utuntu two ku muhanda, amahambage barira mu muhanda. Mbese yari yagize Regis nk'akantu nyine nk'umusore nyine uri aho usanzwe. Urumva bari biyambariye imyenda ya siporo, bibereye muri siporo, bagenda barya mu nzira, bagenda bakina, mbese bigira imbobo, bagenda barira mu nzira, ibintu rwose bitari bimenyereye kuri Regis wahoraga mu makositime. Aba rero muri ubwo buzima nyine butuje, ubuzima bwa ofisi, ubuzima bw'abakire, ubuzima bw'imodoka zihenze n'imikufi ihenze, ariko ubwo buzima ntabwo yarazi. Yamujyanye Sandrine rero, yamujyanye ahantu bicara ku muhanda, bararya, barabyina, ajya kumwereka aho abana bakinira, bajyana ahantu abana b'imbobo bari, ubwo babagurira imyenda, babagurira ibipopi, babagurira utuntu twinshi. Urumva Regis yabaga afite amafaranga menshi yagendanye mu kabage kiwe gato yarakenyeye mu rukenyerero, barabigura rwose. Na Sandrine ashyiraho make yiwe nyine kuyo yakoreraga, bagurira abana batishoboye ibyo kurya, babagurira utuntu twinshi. Kubw'amahirwe rero make, abapaparazi, hari umupaparazi wari uzi ko Regis ari umuhungu wa minisitiri, yarabafotoye rero, abafotora amafoto menshi ari kurira mu muhanda, ariko aza kuyajyana nyine, ariko bo ntibamenye ko bafotowe nyine. Ubwo barakomeje nyine barinjoyinga, baritahira nyine, ubuzima burakomeza. Ubwo ngubwo bukeye mu gitondo, urumva hari ku cyumweru, Regis yakiriye telefone imuhamagaye imubwira ko imwoherereza nyine amafoto, ariko amafoto ayabonye abona bayafotoye ku munsi wari wabanjirije uwo nyine, babafotoye bombi na Sandrine bari kugenda barira mu muhanda, mu kavuyo nyine k'abantu, mu kajagari nyine ko mu nkengero z'umujyi. Ubwo uwo mupaparazi yasabye amafaranga Regis aramubwira ko ntayo yamuha. Ubwo bukeye ku wa mbere Regis ari mu kazi, amafoto abona ibinyamakuru byose byanditse inkuru zimuvugaho n'ukuntu umwana wa minisitiri Ferdinand asigaye agenda arira mu muhanda nk'utararezwe. Ubwo binyamakuru byaranditswe, birakomera cyane. Ubwo ngubwo abantu bose barabibona. Regis nyine ibintu isi mwikaragira ku mutwe, asebya papa we, kuko kuri bo nyine byari ibintu bisebetse cyane. Byabaye ikibazo gikomeye, hafi no kwirukanisha Sandrine. Gusa Regis abwira iwabo ko nibaramuka birukanye Sandrine ko nawe ahita amwangaja nk'umukozi we bwite, kandi ko azajya amwihembera. Ubwo Ferdinand yabonye ko ibyo nabwo atabikora, atatuma umuhungu we atangira guhemba abakozi kandi akihibereye, arabyihorera nyine ntiyabitindaho. Ubwo Peri yabibonye nk'ikintu gikomeye, atangira gucyurira Regis ararakara nawe. Mbese ubuzima buramugora cyane muri ibyo bihe. Sandrine nawe yari yarababaye cyane rwose, ubuzima bwari bugoranye cyane. Ubwo bakiri muri ibyo bihe, ubuzima bwarakomeje nyine. Hashize iminsi nk'itatu gutyo, Sandrine ajya kwa Regis atuje. Regis yaramubwiye ati humura ntacyo tuzaba ntaki, ariko Sandrine nyine atabyumva neza, yari afite ubwoba n'igishyika cyinshi. Atashye nyine ku munsi wa gatatu, hari ku wa kane uri kubyumva. Ubwo ageze mu rugo kwa Ferdinand nyine kwa minisita, ubwo yumvise telefone imuhamagaye bamubwira ko papa we noneho yarembye. Papa we yararwaye kanseri, yarwariye mu bitaro, ariko imiti imuvuza ihenze no kumugemurira bari abakene. Mbese urumva Sandrine yari afite ubuzima nyine bugoye, kandi nta muntu n'umwe aho ngaho wari uzi ko nyine papa wa Sandrine arwaye uretse Jean Marie wenyine. Ubwo bamuhamagaye bamubwira ko yarembye. Ubwo ngubwo ibintu biba nyine ibibazo, atangira kubabara, atangira nyine kumva yuko afite agahinda, ariko nta nubwo yari yemerewe kujya kureba papa we kwa muganga. Ubwo ubuzima bwarakomeje. Ubwo bukeye iwabo Peri bahamagaje Regis kugira ngo asobanure ku bijyanye n'amafoto babonanywe n'umukobwa ku mbuga nyine nkoranyambaga ndetse no ku binyamakuru bitandukanye. Ubwo Regis yabasobanuriye ko nyine uwo mukobwa ari umukozi we, bari bajyanye muri siporo, nyine abasobanura ibintu uko byagenze, ariko nyine
ise wa Peri yamuhaye gasopo afatanije n'umugore we Ariane, nyine bamubwira ko umukobwa wabo atari igikinisho cyo gukinisha ibyo yiboneye no gutesha agaciro ku musore bakundana, ko atakabaye yitwara atyo, ko akomeje kwitwara atyo byazabagiraho ingaruka, kandi ko iyo ari imyitwarire mibi agomba kureka. Dore Regis nyine yatashye bamuhaye gasopo, ariko nyine yumva bigoye, nawe yumva nyine atangiye kurambirwa urukundo rwa Peri, nyine bwarimo amategeko menshi cyane agomba kwitwararika, kandi na Peri ubwe ntabwo nyine yari amworoheye. Ubwo Regis yatashye ababaye, nyine akiri mu nzira ahamagara Sandrine amubwira ko ari gushaka nyine kwaza kuba ari mu rugo, nyine adataha atarahagera, kubera yamubwiye ko nyine ari buze gutaha kare. Amubwira ati wapi ntutahe, ndaza mu kanya n'ubundi ntabwo ndi butinde. Ubwo Regis yatashye yarakaye, nyine Peri yamurakaje. Peri nawe yari ashyigikiye iwabo, ari kumubwira ibintu byo mu itangazamakuru ntabwo mbishaka, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko Regis yatangiye nyine kurambirwa urukundo rwa Peri. Ubwo Regis yageze mu rugo nyine yasanga Sandrine ari guteka, ari gutegura ibyo kurya nyine, ariko Sandrine nyine ntabwo aba yishimye, nyine aba atameze neza nyine mu mutwe we muri iyo minsi nyuma y'ikibazo cyari cyabayeho. Regis yaragiye ajya mu gikoni asangayo Sandrine amufasha guteka, amubwira ati Sandrine, ntubabare, nakubwiye ko utagomba kubabazwa na biriya bintu, papa ntabwo yakwirukana, nta n'umuntu wizigera gukoraho, niba nagukoraho njyewe nzaba mpari kandi nzabikurikirana. Rero ntukagire igitekerezo na kimwe ugira nyine cyo kuzajya wumva yuko unyishisha, wumva yuko ubangamiwe, wumva yuko akazi kawe kadahari. Akazi kawe karahari, nta muntu uzigera akubuza gukora imirimo yawe ushinzwe. Ubwo rero ujye wumva yuko ibyabaye byarabaye, nta ukuri, ibinyoma nibyo batangaje, nta kuri kwari kubirimo. Ubwo rero kandi no kuvugana n'uriya munyamakuru ku buryo nyine dushaka uburyo twabigoronzora bikagira nyine ikintu kindi bitanga, pana icyo kuza ansebya. Ati tubifata nko kugusebya noneho kuba barabigaragaje kuri ni Sandrine wari umubajije gutyo. Ati oya, bansebeje mu byo bandikaga, ntabwo ibyo amafoto n'ibyo ko twari kumwe ari byo kibazo, nubwo bashyira amafoto mu cyatanu. Ikibazo nuko bavuze ko ngo ndi igicucu, ngo nahombeje, ngo data ngo amafaranga yandihiye ikigo mbereye umukuru w'inama y'ubutegetsi wacyo baragisebeje, ngo nta ngo ndi mayibobo. Nyine urumva ibintu bamvuzeho nibyo bibi, ariko ibyo twe twakoraga njye nawe turabizi ko atari bibi. None se niki kibi twakoze ubundi hari uretse abantu bishyira mu nzego zo hejuru? Ntihaba abantu bakora ibintu nka biriya? None se abantu si bafite indangagaciro ntibabayeho? Kuki bumva yuko twabaho mu buzima bumeze nk'ubw'amarobo agendera ku mategeko? Ngere biriya bimaze no kundambira. Ubwo Regis nyine yegera Sandrine amuturisha. Regis atangira kumukoraho, agira ati Sandrine tuza please, tuza, ntukababare, ntukumve yuko ndi umuntu w'umunyamahanga, ndi umuntu, ntabwo ngewe nemeranwa na bari abantu, nge nubaha abantu bose, buri wese ubuzima arimo mbuha agaciro, rero ntago mpuye n'abariya rwose, ibyo byumva kandi ubyiteho. Ubwo aramwegera, akamwegera, Regis akegera Sandrine hafi no kumusoma, Sandrine agahita amwiyaka. Sandrine wibuka ko aba yifite ibibazo, aba amaze iminsi 2 ahamagajwe iwabo bamubwira ko papa we nyine noneho yarembye, kandi ntabwo Regis yari azi ko Sandrine afite umubyeyi nyine uri mu bitaro. Ubwo Sandrine yiyatse Regis, arasa nk'umurakariye cyane. Regis ubwo yahita gufatwa n'ikimwaro, nyine akorwa n'ikimwaro, asaba Sandrine imbabazi, aramubwira ati niba ubabaye nta kibazo, mbabarire, ntabwo nta kibi naringamije. Ubwo Sandrine yahise asohoka arataha, ahamagaza imodoka iraza, Sandrine ahita ataha, asiga nyine Regis mu rugo. Regis yasigaye yiyobewe nawe ubwe uburyo yari agiye gusoma Sandrine. Gusa Regis intambara yari kurwana na umutima we ntabwo yari ayizi, igihari nuko yari asigaye akunda Sandrine. Ubwo Sandrine yaretse kujya ajya guteka cyangwa se gukora imirimo yo kwa Regis, nyine hajyayo Benita, umukobwa nyine wundi wakoraga nyine bakoranaga nyine kwa Mr. Ferdinand. Benita aba ari gutangira niye kujya ajya kwa Regis nyine gukorayo. Gusa Regis yanze imitekere ya Benita, asaba ko Sandrine agarurwa mu rugo iwe akaba ariho akora, kandi ko nta kindi cyarenga kuri ibyo. Ibyo rero byarakozwe. Jean Marie yahise yongereza Sandrine nanone kugenda akajya gufasha nyine Regis nk'uko byari bisanzwe. Sandrine yaraje, Regis amusaba imbabazi, aramubwira ati mbabarira, ntabwo rwose nakihanganira kurya ibiryo byatetswe n'abandi bantu batari wowe rwose, ibiryo byawe wateguye ndabikunda,
rero wintoteza winshyira muri ricarubozo rwose ngo kuzajya nza ngo njye guteka ngura ibintu hanze nsabe ngo banzanire rwose, kereka niba ushaka ko bazabanje muri ibiryo watetse n'ubundi kwa papa wambabariye ko ari amakosa nyemera nagusabye imbabazi, hari icyo bitwaye toke ndakubabariye, ariko niwongera urwo rutwe nzarumena. Ubwo nyine yanamukoraga amusunika urutwe amubwira ngo urwo rutwe nta bantu bari basigaye bisanzura, naho ubwo Regis ahita amuterura akamuzengurukana. Ubwo Sandrine akagira uti ntundebera, nibi ngibi nakubwiye unterura uri kunterura ndekura ukunterura unterura ibiki, ntabwo se no kuguterura ni ikibazo, ni ikibazo nyine. Ubwo se Peri abibonye uri kunterura yavuga ngo tungu ariko mwihorere Perise w'amategeko, ubundi Perise harahari ntabwo yaza ngo mbiyoberwe agenda atari muri benzi ye. Ubwo rero baba bamufunguriye mba nabyumvise, ariko se kubera icyo uba wigira gutya? Sandrine amubwira ati reka ntigira ntyoze, teregura ufite umukunzi kandi ugomba kubaha ukanamwubahisha na biriya, kandi ntabwo nanjye byanshimishije rwose. Numvise mbaye nkaho ngambaniye Peri yumvise ko ibintu byose aba akeka ko byashoboka kandi bitanabaho, yumvise ko bishobora gushoboka. Ubwo rero urumva yuko twamushyize urujijo mu mutwe, rero ntabwo nanjye nabyishimiye. Ubuzima bwo burakomeza kwa Regis. Umunsi umwe nyine haza abashyitsi, Sandra araba yahiriwe nyine n'ubundi nk'ibisanzwe yategura ku meza. Peri na Regis nyine bari buhagere, Peri nyine ahageze yasuzuguye nanone Sandrine rwose amumenaho inzoga. Urumva Sandrine yaraje kwandurura, Peri yasinze yaje yanyoye inzoga ari kumwe n'abandi bashyitsi, amumenaho inzoga ari kuvuga ngo aka gakobwa niko kantwarira umugabo, nyine amumenaho inzoga. Sandrine araseba ariko nyine arihangana arandurura bisanzwe, nyine yihagararaho nyine nk'ibisanzwe ko yari umwana nyine utuje kandi ugomba kumva nyine ko ari indushyi nta bintu byo kwivumbura. Regis yaherekeje nyine abashyitsi, avuye nyine guherekeza abashyitsi yumvise Sandrine ari kurira ari mu gikoni, yaje nyine bucica. Urumva nta modoka yari yagiye n'amaguru, ubwo ngubwo yagiye mu modoka yabo aza n'amaguru yabagejeje hirya gato. Aje ageze mu nzu yumva Sandrine ari kuvugira kuri telefone ariko ari kurira, ari kuvugira mu gikoni. Ubwo Regis yaraje yikinga ku ruhande aho nyine atamubona, yumva Sandrine ari kuvuga ati none se atubwo ngubwo iyo miti koko ntago mwashaka uburyo basi bajya bayidukopa tukayishyura nahembwe. Umuntu bari kuvugana yambwiye ati hoya nuko ni imiti akenera kenshi kuko nigabanya uburibwe, ati kandi banatubwiye ko rega ataranarengwa, kandi ibi bintu rwose tutabikozeho ngo ajya abona iyi miti byarushaho kuba bibi kuko arababara cyane. Batubwiye ko dushatse amafaranga, ubu turi muri campaign turi gushaka uburyo twabona amafaranga abantu bakadufasha ahantu hose tugenda dusabiriza, akaba yajyanwa nyine kuvurwa hanze. Gusa nyine wumve ngo ntibyoroshye, n'ibyo kurya n'ingemu n'imiti badutuma hanze nayo aba yabaye ikibazo. Ibintu byose Regis aba ari kubyumva. Ubwo ngubwo uwo muntu baba bari kuvugana amubaza ati none se wowe akazi kose aho ngaho uba nta kibazo gihari? Ukanamubwira ati hoya mfite umubosi w'umusore, mfite ni umwana mwiza ukunda abantu wubaha, nanjye rwose aranyubaha. Wumve ngo ni umwana rwose wo mu bakire, umva n'uwo kwa minisitiri, ariko yitwara neza aca bugufi rwose. Ni umuntu usore nabonye w'icyitegererezo uruta abasore benshi cyane, benshi mu basore bose nigeze mbona n'abo mbona. Agira imico itandukanye n'iy'abantu bahangaha binahangaha muri iki gihugu, kandi wumve ngo yabanje no hanze, ariko imico yo hanze ntigeze ayirahura. Ni umusore nyine wicisha bugufi. Ubwo nintazamukorera sinzi n'undi muntu nzakorera abanza azahita nyirukana. Gusa nawe afite umukunzi, afite umukobwa yitwa Pelle bakundana, ati rwose aranyubahuka, aransuzugura, arantoteza, ati rwose hari n'igihe numva nakiyirukana nkagenda kubera nyine uburyo umukobwa bakundana ni umukobwa mubi w'umugome, aranyanga kandi antera agahinda ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero gusa nyine mwihangane ndareba ukuntu nguza Jean Marie udufaranga bayandike nyine kuri yandi baba bakuyeho n'ubundi bazayankata, ariko mboherereze mubashe kubona nyine y'umugura imiti cyangwa se mugura ingemu. Tisaura beho. Ubwo agihindukira, ubwo Regis yahise agenda. Ntabwo Sandrine yigeze amenya ko Regis yumvise ibintu byose n'amarira yose Sandrine yari ari kurira.
ubuzima burakomeza. Sandrine nyine akomeza kuza ariko nta morale aba afite, nta morale aba agifite. Regis nawe ababibona nyine, bugeraho nyine umunsi umwe ari mu gitondo Jean Marie akaza guteka. Jean Marie yaje, Regis amubaza aho Sandrine ari. Sandrine Jean Marie akamubwira ati twabonye ko twohereje Benita ukabyanga, uyu munsi rero nawe ndabizi narakwirereye ibiryo nteka, ndabizi kuri bubikunde, ntabwo rero nongeye kohereza Benita bitewe nuko niwe usimburana ubundi na Sandrine ahantu Benita atari niho Sandrine ajya. Ariko kuri wowe hano ndabona exception kuko Benita wavuze ko nyine utabishaka, niyo mpamvu ari njyewe naje. Ubwo Regis aravuga ati ariko ikibazo nakubajije ntabwo urakinsubiza, none se Sandrine ari? Abwira ati nene se ntabwo uzi ko Sandrine aba afite papa urwaye, amaze igihe afite papa urwaye. None se Sandrine afite papa urwaye? Nyine arego afite papa urwaye. Ubwo Regis ntabwo aba ashaka kwerekana ko azi nyine ko papa wa Sandrine arwaye. None se ubwo ngubwo, none se Sandrine bihurira Sandrine se? Sandrine yaragiye, Sandrine yagiye iwabo, yaragiye nyine ajya kwita nyine kuri papa we. Ubu ngubu nyine dutegereje ko azaza, ariko papa we bamubwiye ko arembye, papa bamuhamagazaho. Ubwo ngubwo urumva ntago byabaye ngombwa ko nyine ahita agenda, nta n'umuntu. Ibaze ko rwose na minisita twabimwandikiye muri raporo nyine, mu rupapuro nyine rwa raporo, nayo yarayigiye nyine muri sinyateri y'uyu munsi. Ntabwo nkeka ko ararusoma, ariko nyine ni uruhushya twasabye mama we, mama ararumuha. Ntabwo rero tuzi niba papa arabimenya, gusa nyine nuko byagenze, niyo mpamvu ndi hano nyine. Regis yigira nyine nk'umuntu wumvise nyine ko ibyo bintu ari ubwa mbere abyumvise, kandi yari amaze nyine iminsi 3 yonyine abimenye, yari yabyumvanye nyine Sandrine. Ubwo Regis nyine yamaze iyo minsi nyine yumva ibyo kurya nyine bya Jean Marie ari ibiryo bisanzwe. Umuntu wese utari Sandrine wamutekeraga yumvaga ari ibiryo bisanzwe bitaryoshye, mbese bidasamaje, nyine akumva ko ari ibiryo biraho nyine nta cyanga bifite. Gusa nyine Regis yasabye papa we ko bahura hashize icyumweru. Papa yarabimwemereye, amusanga nyine mu rugo maze baraganira. Bari babiri gusa nyine mu nzu mu cyumba cyabo bari kuganira. Urumva bahuriye aho Regis yararaga kera, habaga nyine hari ibyangombwa cya buri kimwe, naho kuko yahasize nta cyabaga cyahindutse, habaga hari intebe, ameza, icyumba kimeze nka saro. Abwira papa we ko yifuza ko bakwita ku muryango wa Sandrine kuko nyine afite papa urwaye. Minisita Ferdinand ntabwo yabyitayeho, gusa aramubwira ko yamubwiye ko aza kubwira abantu babishinzwe bakareba ko hari icyo babikoraho ku bijyanye na minisiteri, aho aza kubwira minisitiri nyine w'ubuzima w'inshuti ye akareba ko yabikoraho. Gusa ntabwo yahise abikoraho, nyine papa we yabaga afite gahunda nyinshi. Urumva minisitiri ni umuntu ufite gahunda nyine nyinshi, wakira raporo nyinshi, rimwe na rimwe utita ku bintu bitamureba cyangwa bidafashe ku muryango we. Ubwo hashize iminsi Regis yatambutse kuri Jean Marie, bwo yari yagiye mu rugo iwabo azi ko papa wari gukora kuri icyo kibazo, ariko akabona nta gihinduka. Yumva nyine Jean Marie kuvugana na Sandrine. Ubwo Regis yahise yaka Jean Marie telefone, avugisha Sandrine, aramubwira ati Sandrine umeze neza? Sandrine yari ari kurira ati meze neza nta kibazo. Ahita yiyumanganya ati nta kibazo mfite, ubu nyine ibintu byose bimeze neza, ndi kugerageza kwita kuri papa, mbabarire rwose databuja, nagiye nakuvugishije ariko message nkwandikira nzi ko uzibona, wayibonye, byabaye ngombwa nyine ko ngenda kuriya, gusa nasize nanditse Jean Marie mubwiye ko abimenyesha minisita, kandi nawe nari nzi ko guha kopi, rero nizere ko yabikoze. Yarabikoze, ariko se papa wawe ameze ati? Ibyo ntabwo mubajije, ibyo rwose uri kuvuga ndabyumva, n'uburenganzira bwawe kujya kureba papa wawe nk'umubyeyi wawe, nubwo abo bose wavuze, yaba papa yaba njye yaba na Jean Marie utabasaba uruhushya, ibyo byose ufite uburenganzira. Ahubwo papa wawe ameze ati? Papa nyine ararwaye, ararembye, bari kudusaba amafaranga menshi kugira abe yajya kuvuzwa hanze, ariko nyine ntabwo turi kuyabona. Nyine sinzi nanjye byancanze, kuko no kubona nyine abyibanze nabyo ntabwo bitworoheye nyine, uretse ko atari na ngombwa kubibabwira, ariko nyine niyo makuru ubwo nuko mubimbajijeho. Ubwo Regis arambwira ati ariko Sandrine kuki witwara utyo? Njye nawe turi inshuti, turamenyeranye, tuvugana buri kimwe, ubuzima bwanjye, ubuzima bwawe, nta kintu bukwiye kumpisha. Nese ukeka ko ubu ngubu papa wawe akize njye ntaba bingiriye umumaro? Ndabishaka ko akira kandi ndabikoraho. Ubwo ahita akupa nimero nyine ya Sandrine. Ubwo Regis
yasabye papa we nanone ko abantu bajya kwita ku muryango wa Sandrine, kuko yari yamenye ko nyine papa we atabyitayeho cyane. Yarongeye yamagara papa we abyirukamo cyane, yabyigiramo n'akazi aragahagarika, ahagarika akazi ke, abwira papa we ko agomba nawe kubijyamo. Ubwo ibintu babijyamo, bajya muri minisiteri, bahita bajyana papa wa Sandrine hanze, kuvurirwa hanze bamuvure, kubera ko kanseri yari itangiye kuza ariko itararengerana. Bamukase rero ukuguru, urumva kanseri yari iri mwino, ariko nyine bamukata ukuguru kuko hejuru yari itarahagera, baramuvura nyine arakira, ariko nyine atangira kugendera nyine ku mbago hamwe na hamwe mu kagare nyine, ariko aba muzima, nta kanseri yari agifite, yabaye muzima. Hashize rero iminsi myinshi, urumva hari hashize iminsi myinshi rwose papa we arwariye hanze. Ubwo rero ku munsi hashize nyine amezi 7, papa we wa Sandrine yaragarutse, kuko nyine bagiye kumureba mu modoka nyine, Sandrine na Regis na Esther mama nyine wa Regis nyine ari we umugore wa Minister, ndetse na Jean Marie, abo bose bagiye, uretse umuryango wa Peli nyine. Peli bari bitameze neza, umuryango wa Peli we ntabwo wagiyeyo, gusa nyine Sandrine na Regis bari basigaye bafitanye umubano udasanzwe. Gusa nyine Peli bari bagikundana, ariko Regis asigaye yiyumvamo Sandrine ku rwego rwo hejuru, ku buryo na Peli yari asigaye abyiyumvamo nyine. Ubuzima bwarakomeje. Umunsi umwe Minister Ferdinand ategura ikirori nanone cyo kwakira Raymond wari uzanye na Laura mu buryo bwo gukora ubukwe. Ubwo Sandrine noneho yari ahari nyine, noneho yishimye cyane, ndetse muri icyo kirori cyangwa se muri ibyo birori yafashe ijambo ashimira umuryango wa Minister Ferdinand, cyane cyane umusore witwa Regis. Ubwo Laura nyine yamenyanye na Sandrine, baramenyana. Ubwo Sandrine bakomye amashyi, azana papa we mu kagare, akagare akavaho afata imbago, abereka ko rwose ibintu byose byagenze neza. Barishima, bategura ubukwe vuba vuba. Ubwo bukwe bwarateguwe, ubukwe buraba nyine buranataha. Ubwo urumva Peli nyine yari aburimo, ariko Regis atagishaka kwikoza Peli nawe agikomeje nyine guhangana na Sandrine no kumushakaho izindi mpamvu no gushaka kumwirukanisha, mbese rugeretse hagati ye na Sandrine adakundana na Regis, ariko Regis we yumvamo Sandrine. Iminsi yari icumye rero, bukeye Peli yaje kugaruka mu rugo, Regis adahari, atuka Sandrine ku rwego rwo hejuru, amutuka, amubwira nabi, amubwira ko amaze guhindura ubuzima bw'umuhungu yahoze akunda, amubwira ati njyewe Regis twamenyanye, wowe utaranaza mu buzima bwacu, waje uri karya rugo, waje uri umuntu uraho w'umuturage, uraho udafite ubuzima barabukuremera kwa Minister, none utangiye no gutwara ibintu by'abantu, b'abantu, umukunzi wanjye uramutwaye, uramujyanye, nyine birarangiye. Peli yari gutuka Sandrine ku rwego rwo hejuru. Regis yinjiye mu gipangu asanga Peli ari gutuka Sandrine, yamumennyeho inzoga yari ari kunywa nanone ku yindi nshuro, mbese yamusuzuguye. Peli nyine ahagaze, Sandrine yicaye mu ntebe ari kwirebaho, nyine yamukoreye ibikorwa bibi rwose. Regis yarinjiye, yahise akubita Peli urushyi, amukubise urushyi. Peli agiye nawe kumwishyura, Sandrine arabitambika arabakiza. Ubwo Peli nyine ahita asohoka aragenda, avuga ko agiye kumurega kuri papa we Minister Ferdinand. Ubwo Regis yahise ahamagara papa we, amubwira ko atandukanye burundu na Peli. Ahita ahamagara ndetse na mama we Ariane, amubwira ko atandukanye na Peli ku mugaragaro, kandi ko afite ubukwe we n'umukobwa witwa Sandra, ari we Sandrine, kandi ko ubukwe bugomba kuba. Abimenyesha iwabo, abibwira iwabo, abwira na wa munyamakuru gusohora andi mafoto, ariko amuha amafaranga, asohora amafoto agaragaza yandi y'igihe bari bagiye gufasha babana bo ku muhanda, kuko uwo munyamakuru nawe igihe Regis yamusabaga gusohora amafoto meza bari bananiranywe, ariko amubwira ko amafaranga amuhaye amafaranga yasohora andi mafoto y'ubugira neza bakoze, ariko amafaranga yari yamwatse. Regis yabonye atayamuha aramwihorera. Gusa kuri iyi nshuro ho yaramubwiye ati amafaranga ushaka yose ndayaguha, sohora ya mafoto, ibintu byose ubishyire mu itangazamakuru, usohore amafoto turi gufasha imfubyi ku muhanda wa munsi.
ndetse unyandikeho ibintu bizima. ubwo umunyamakuru w'umupaparazi yahise yandika agorora ya nkuru ku buryo bwose bushoboka bwiza, maze Regis nyine atangira no kujya mu itangazamakuru bamubaza ati none se wanze umunyemari, umukobwa w'umunyemari Pele mwakundanaga, ukunze umukobwa wagukoreraga akazi ko mu rugo, bimeze bite? Ubwo inkuru iba kimomo, inkuru iramenyekana. ubwo Regis akomeza kuvuga ko nyine akunda Sandrine kandi amwiyumvamo kuva igihe kirekire bamaranye, ko ari umukobwa yakunze, ari umukobwa uciringa, ari umukobwa woroshya ubuzima, ari umukobwa umuzi, ari umukobwa uzi ibyo akunda ndetse uzi no kumutekera neza kurusha abandi bantu bose, ukuyemo mama we wamureze wenyine. ubwo ubukwe bwahise butegurwa igitaraganya, ubukwe buhita butahwa na Laura, butahwa na Raymond, butahwa na Georgina n'umugabo we w'umukoloneli, bwitabirwa n'abantu benshi cyane ndetse na papa wa Sandrine na mama we na murumuna we n'abantu benshi bitabirwa ubukwe n'abanyamakuru benshi, bitewe nuko bari bazi Regis nk'umuntu wiyubashyeho kwa Minister Ferdinand. ariko inkuru yabo yabaye inkuru itangaje y'ukuntu yakunze nyine umukobwa, yasanze akora iwabo ndetse by'umwihariko wamukoreraga akazi ko mu rugo, kuko nyine yakoraga akazi k'iwabo akanakora ka Regis, ko yamwitaga akamutekera agataha iwabo Regis. nuko rero umuhungu wa minisitiri yakunze umukobwa wari umukozi wabo, umukozi wo mu rugo nyine, biba bigenze bityo. ubwo Pele yahise agenda nyine yigumira iwabo nawe nyine, birangira bityo nyine ntiyitabiriye n'ubukwe. gusa papa wa Pele we yitabiriye ubukwe kuko yari inshuti nyine na Minister Ferdinand kandi baraba business, bakorana business. gusa nyine Ariane nyina wa Pele ntabwo yigeze yitabira ubukwe bwa Regis na Sandrine. nuko rero barabanye nyuma y'umwaka. urumva Regis yahise afata Sandrine amushingira business, gusa nyine ku bijyanye no guteka nta wundi muntu n'ubu ngubu utekera Regis uretse umugore we Sandrine, babyaranye imfura y'umukobwa. inkuru yacu rero naho irangiriye. ndabashimiye. muntu rero uri mu bibazo, muntu uri mu ngorane, izera Imana, wumve ko Imana ntawe itagukura. abantu murwaye cyane cyane nongeye kubifuriza gukira. mwihangane ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza uyu munsi, ariko mbifurije gukira kandi mbifurije gukomeza kunyurwa na gahunda zose n'ibiganiro byose n'inkuru zose zinyuzwa hano kuri Yep Media, Yep TV RTA cyangwa se Yep TV Rwanda. ndabakunda cyane rero. ubwo rero mutere imbere, mukunda Imana n'abantu, mukande subscribe, mukande share, mutere comment kandi murabeho. Njye nitwa Tinsanze. ciao ciao. kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media. Njye nitwa Tinsanze. ciao ciao, nakagaruka.